Mana Data wa twese mwiza uri mu ijuru, Imana ikomeye, Imana ishobora byose, nongeye kugushima cyane kuko urera Mana, urakiranuka, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Ndagushimiye ko waturemye mu ishusho yawe, ndagushimiye kandi ko wadukunze urukundo rukomeye, ukemera kuduha umwana wa Yesu Kristo kugira ngo uzamwizera wese azahabwe ubugingo buhoraho, atazarimbuka kandi azabashe kukubona Mana. Warakoze rero ko kumuba wagiriye ubwo buntu nanjye ndimo uhabwa icyubahiro. Nongeye kugaruka imbere yawe nshishijwe bugufi no kongera kugusaba kugira ngo umbabarire ibyaha byanjye byose ndetse n'ibicumuro, kandi unyemerere Mana gufata iki gitabo cyawe cyera nsome iri jambo Mana, kugira ngo iri jambo ryawe nyagora ku ngoma Imana naryo rijye rifasha abantu bose banyura hano kuri izi mbuga nkoranyambaga. Mwami wanjye, habaho ibintu byinshi bitandukanye, ariko Mwami bakeneye n'ibihumuriza, bakeneye n'ibiturisha umutima Mana. Ndasenze rero kugira ngo umuntu wese, yaba umwe, baba babiri, baba ibihumbi 10, baba ibihumbi 100, uko bazaba bangana kose, kuko Mwami wanjye ibyacu byose tubitwara mu kwizera ko ubashije kubyumva ari we wabigeneye Mana. Ndasenze rero kugira ngo uwo nguwo uzabasha kubyumva, uzabasha kurigeraho, Mwami Imana rizamubera igitsikamutima, rizamubera igihumuriza, rizamubera irimukomereza imbaraga, rimusubizamo ibyiringiro. Data wa twese mwiza, kandi iri jambo ryawe rizakomeze kwera, rizagumane kwera kwaryo Mana, yaba mu mwaka umwe, mu myaka ibihumbi n'ibihumbi, rizagumane kwera kwaryo. Urakoze rero, ndagushimiye ko ubyumvise kandi ko ubikoze, nanjye nkaba mbisabye Imana mbyizeye mu izina rya Yesu, amen. Dukomereje mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, uyu munsi tugeze ku gice cya 2. Ku mutwe w'amagambo haravuga ngo uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Umunsi wa Pantekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira mu nzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'iz'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga Abayuda n'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa n'uko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa, bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si Abanyagalilaya? None se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Kandi turi Abapariti n'Abamedi n'Abanyeramu n'abatuye Mezopotamiya n'i Yudaya n'i Kapadokiya n'i Ponto no muri Aziya n'i Furugiya n'i Pamfiliya no muri Egiputa no mu gihugu cy'i Libiya gihereranye n'i Kurene, n'Abaroma b'abashyitsi n'Abayuda n'abakomeza idini yabo, kandi n'Abakirete n'Abarabu, turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi z'iwacu. Bose barumirwa, bibayobeye barabazanya bati, mbese ni ibiki? Abandi barabanegura bati, basinzihira. Tugarukiye ahangaha kuri uyu murongo wa 13 w'ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 2, umurongo waho wa mbere, ku mutwe w'amagambo uvuga uburyo umwuka wera yamanukiye intumwa. Mu gice cya mbere cyabanje, twakomeje kumva uburyo Yesu yazamutse agasubira mu ijuru, ariko agasiga asezeranije izi ntumwa ko azazoherereza umufasha. Arababwira kandi ngo uwo mufasha naza niwe uzabemeza ibye, kandi azabaha imbaraga, bazabasha kumuhamya mu mahanga yose, i Samariya n'i Galilaya, kuzageza ku mpera y'isi.
uko Yesu rero yabibasezeranije niko byasohoye. Bateraniye hamwe bari gusenga, murabyibuka ko bamaze iminsi basenga bateraniye hamwe. Nuko wa munsi Yesu yababwiye urasohora, wa munsi yabasezeranijeho kuzaboherereza umufasha urasohora. Bibiliya iravuze ngo wa munsi wa Pantekote ngo usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Haleluya! Bari bashyize hamwe, bari bafite ubwumvikane, bari bafite noneho kwizera, kuko ibyo babwirwaga n'umwami bari baramaze kubibonesha amaso yabo. Yababwiraga ko azabakurwamo, akababwira ko ari ngombwa yuko agenda, akababwira yuko azicwa, akababwira kandi ko mu minsi 3 azaba yamaze kuzuka. Ibyo byose rero babibonesheje amaso, noneho nta gushidikanya. Bivuze ngo kwizera kwari kuhari, kandi noneho no guhuza umutima. Nta kintu cyagombaga gutuma badahuza umutima, kuko icyari kibahuje noneho cyarafatikaga. Bo ubwabo bari barabyiboneye, babona Yesu yicwa kandi bamubona azuka, bongera kumubona azamurwa asubira mu ijuru. Nuko bateraniye hamwe rero bagiye kumva, bumva batunguwe n'umuriri, umuriri mwinshi cyane, ngo umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Urangije uwo muriro uraza ngo ukwira mu nzu bose bari bicayemo. Wari umuriri mwinshi kandi wari umuriro ufite imbaraga nyinshi cyane. Nuko ngo ukwira mu nzu bose rero ngo bari bicayemo. Murabyibuka ko aha hantu igice kibanje cyangwa se igice duherutse twavuze uburyo habayeho gusimbura. Intumwa ya Yesu yitwaga Yuda, ari nayo yamugambaniye, ikaza kwicwa n'agahinda ikikubita hasi, maze ngo igaturika amara agasandara kubera ubuhemu, kubera icyaha cy'ubuhemu. Buriya icyaha cy'ubuhemu ni kibi cyane. Aba bigishwa rero ko bari bakomeje guteranira hamwe, hari harimo icyuho cy'uwo muntu witwa Yuda, wari waravuye mu murimo we mu by'ukuri atawukoze, awuvanywemo no guhemuka, biza kumuviramo no gupfa. Bari baramaze rero kumusimbura, noneho barongeye gusubira kuba 12. Bari baramusimbuje umugabo umwe witwa Matiyasi, niwe ubufindo bwafashe, niwe wari warasimbuye Yuda ajya mu cyimbo cye. Aha rero bari buzuye ari 12, bateranye bategereje rya sezerano. Imana ishimwe cyane. Umunsi wa Pantekote rero usohoye, bagiye kumva bumva umuriro urabatunguye, ubasanga ha hantu bari bari bose bateraniye hamwe basenga. Nuko uwo muriri ngo ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa n'umuntu ko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga indimi z'iwabo. Ahantu bari bari Yerusalemu hari hateraniye abantu benshi cyane b'abanyamahanga, abizera n'abatizera, bari baragiye baturuka mu bihugu hirya no hino bitandukanye byari bikikije aho ngaho hafi Yerusalemu. Ariko noneho nabo uwo muriri, uko guhinda k'umuriri, uko guhinda k'umwuka wera, nabo barakumvise. Barangije barahurura biruka bajya kureba ikintu kibaye. Noneho bahageze bose bitegereje abantu bari bari aho ngaho muri icyo cyumba, baratangara, basanga umwuka wera uko yagiye abamanukiramo, ngo yagiye abaha ubushobozi bwo kuvuga indimi. Buri muntu wese akavuga ururimi bitewe n'uko umwuka yamuhaye kuruvuga. Ugasanga wenda umwe arimo aravuga ururimi rw'ibunaka, undi akavuga ururimi rw'ibunaka, ku buryo abaturage bose bari bari aho ngaho bose babashaga kumva izo ndimi zavugwaga n'abo bantu. Noneho aba banyamahanga, aba bantu bari bari hanze y'iki cyumba abantu basengeragamo, bo babibonye byarabatunguye cyane kandi birabatangaza. Bibaza ukuntu aba bantu bose bari hano barimo babasha kuvuga indimi za kure hirya iyo ngiyo, kandi noneho atari n'abo kavukire muri icyo gihugu, atari n'abaturanyi bo muri ibyo bihugu, ariko batangazwa no kumva bavuga izo ndimi. Barirondora bavuga ibihugu bitandukanye bagiye baturukamo, ariko barumirwa cyane, batangazwa n'ibyo bintu bari babonye aho ngaho. Nuko uko babibonye rero,
ntabwo babifashe nk'igitangaza cy'Imana, ahubwo bamwe bagize ngo ni ubusinzi, basinze ibiyobyabwenge se cyangwa basinze za vino na za divayi, ntabwo bo babitekereje nk'izindi mbaraga bakiriye nk'abantu bari bamaze iminsi bateraniye aho ngaho basenga, ahubwo barabaneguye baravuga ngo abangaba nimubaveho, abangaba basinzira, cyangwa se babivuga ukundi kuntu bishakiye, kubera ko batari bazi mu by'ukuri ikibaye muri ako kanya. Aha ngaha rero isomo dukwiye kuvana muri iki gice ni uko kitwigisha ko Imana yacu isohoza amasezerano. Imana ishimwe, mu gihe cyayo iyo gisohoye Imana isohoza amasezerano. Hari ikintu Imana yaba yaragusezeranije, hari ikintu Imana yaba yarakubwiye yuko izagukorera, nubwo waba utegereje igihe kirekire, humura, icyo kintu Imana yagusezeranije na n'uyu munsi iragifite muri kalendari yayo. Igihe nikigera, isaha nigera, umunota nugera, ntabwo kizarenga, Imana izagisohoza nk'uko yakigusezeranije, kubera ko Imana yacu ntabwo ibeshya, kubera ko Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye, kandi uko yabigusezeranije izabigusohoreza kandi byuzuye uko yabigusezeranije. Iyo Umwuka Wera rero aje mu buzima bwawe aguha imbaraga. Haleluya! Nagushishikariza yuko uyu munsi wahatana no gusenga, noneho usaba imbaraga z'Umwuka Wera. Buriya ikintu gituma umuntu atabasha kwihangana, atabasha gutegereza amasezerano, ni ukubura Umwuka Wera. Ko Umwuka Wera iyo aje atanga imbaraga, Umwuka Wera iyo aje aguha ubushobozi, Umwuka Wera iyo aje aguha imbaraga zo kwihangana. Uyu munsi rero kuko Umwuka Wera n'ubundi yaje kandi akaba yaraziye kuri twebwe twese, nawe wakiriye Umwami Yesu ukamwakira nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwawe, nawe rwose ntabwo wahezwa kuri uyu Mwuka Wera. Igihe cyose waba wujuje iby'Imana ishaka, kugira ngo Umwuka wayo wera akorere muri wowe. Ikindi kandi, umurimo w'Imana ukawukorana umwete. Ntutume umurimo w'Imana ugawa, ntutume umurimo w'Imana utukwa, ahubwo umurimo w'Imana uhabwe icyubahiro ku bwawe. Ubwo rero ukomere ku masezerano kandi ukomeze kwihangana, humura, utegereze, Imana izabikora. Aba bigishwa nabo ntago barambiwe, bakomeje gutegerereza ahantu hamwe, bakomeza gutegereza bihanganye, bakomeza gutegereza kandi bashyize hamwe, kandi batuje, kandi basenga, bategereje gusa icyo Imana yabasezeranije, kuko yari yarabasezeranije kuzaboherereza umufasha. Kandi uyu mufasha yaje mu buryo budasanzwe, kandi n'uyu munsi uko Umwuka Wera aje mu buzima bwacu, aza nk'udasanzwe, aza hari ibintu byinshi ahindura, aza hari ibintu byinshi ashyira ku murongo, aza hari ibintu byinshi akemura. Nkwifurije kwakira imbaraga z'Umwuka Wera. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane, kandi Imana ikugirire neza. Hanyuma kandi ukomeze kwizera, humura ibyo Umwami Imana yagusezeranije azabisohoza nk'uko yabigusezeranije. Ntutinye kandi ntugire ubwoba. Akira neza ijambo ry'Imana. Shalom, shalom.